wa RM Dorcas, mwarakoze kuduhitamo mukemera ko tuzajya tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe cyangwa se gusobanukirwa hamwe impamvu zishobora gutuma umubyeyi abyara abazwe. Ubundi akenshi usanga abantu babiziho mifite cyangwa n'ibintu bidasobanutse neza ko umubyeyi wabyaye abazwe ari uko aba afite mu matako hatoya, abagerageza bakongera bakaba bazi ko umubyeyi ashobora kubyara abazwe kubera ko umwana yatangiye kunanirwa. Rero hari impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma umubyeyi abazwa, ushobora kumenya mbere uri gupimisha inda, hari n'izo ushobora kumenya ibise byatangiye cyangwa zikaza ari uko wagiye kubise. Ibyo byose rero turabisobanukirwa, komeza udukurikirane kugira ngo usobanukirwe impamvu zishobora gutuma ubagwa, kandi izo mpamvu ni nyinshi kandi zirahari. Rero hari impamvu zishobora guturuka ku mubyeyi, hari impamvu zishobora guturuka ku mwana, hari n'impamvu zishobora guturuka ku ngobyi cyangwa se urureri ndetse n'amazi cyangwa se isuha umwana barimo. Izo mpamvu zose turagenda tuzivuga uko zigiye zitandukanye. Ku mugore rero, impamvu ya mbere ni uko ashobora kuba afite amagufwa yo mu matako ye ari mato cyangwa se yegeranye. Iki kintu tucyumve neza. Abantu usanga bavuga ngo mu matako ni hato. Mu matako ni hato kandi abantu bakaharebera ngo ufite ikibuno, uteye neza, ni ufite mu matako heza, unanutse wapi. Oya, ntabwo ari uko bigenda. Ni amagufwa yo mu matako y'umugore. Ntabwo ari ukurebera inyuma physically ngo urebe afite amabuno uhita umenya ko azabyara neza. Kandi nanone bikanaterwa nanone ikintu cyongeweho ko afite mu matako amagufwa yangana atya kandi n'umwana atwite angana atya. Niba afite mu matako hato n'umwana atwite akaba ari muto, birashoboka ko yabyara neza. Niba afite mu matako hato umwana akaba ari munini, birumvikana ko kunyuramo byagorana. Iki kintu rero tucyumve neza kandi nizere ko gisobanutse. Ikindi gishobora gutuma umubyeyi abagwa niyo afite umuvuduko uri hejuru. Afite umuvuduko uri hejuru, ibyumweru birageze kandi umuvuduko bagerageje kuwumanura byanze kugira ngo baramire ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, kubera ko umuvuduko ku mubyeyi utwite ni mubi kandi urica. Ushobora guhita bakubaga batiriwe bategereza. Ikindi gishobora gutuma umubyeyi abagwa ku ruhande rw'umugore ni igihe nk'iyo umubyeyi afite diyabete cyangwa se afite ikibazo cy'isukari nyinshi. Aba babyeyi usanga bagira abana banini bari hejuru y'ibiro 4,500 cyangwa se bakageza no muri 6. Ubwo rero niyo uciye muri ecography bakareba ibiro by'umwana bakabona ni munini cyane, kuko n'ubundi abadiabetike bagira abana banini. Icyo gihe baguteguza ko uzabyara ubazwe kugira ngo twirinde bya bibazo bishobora kuba bagiye kubise umwana ari munini karangira ananiwe, kandi twagombaga kubikora hakiri kare. Ikindi rero twagiye ku mwana. Umwana ashobora kuza nabi. Kuza nabi rero ashobora kuzana umutwe bisanzwe, ariko igice cyaje cy'umutwe akaba atari cyo kigomba kuza kugira ngo umuntu avuke neza. Yego umwana yaracuramye, ariko mu kumanuka kugira ngo aze mu nzira zo kubyara akazamo umutwe umeze nabi, nabyo hari igihe bituma umwana atabasha kunyuramo. Ibyo nabyo turakubaga kugira ngo turamire ubuzima bw'umwana, kuko iyo yaje nabi amagufwa y'umutwe aba ari kwegerana cyane, bigatuma n'ubwonko bwashobora kubigenderamo. Ikindi ni umwana munini. Nk'uko twabivuze, guhera ku biro 4,400 kuzamura, uwo mwana bari munini cyane cyane nko ku muntu w'inda ya mbere. Rwose bashobora kukubwira kuri ecography bakagukorera cesarienne batiriwe unagerageza kujya kubisa. Ikindi ni igihe twite impanga. Urumva ko impanga hari igihe ziba zicuritse, imwe yicuritse imwe yicaye. Nabyo rwose icyiza nuko tuguteguza hakiri kare utaragera no kubise,
ukabagwa ukabyara bakubaze. Ikindi niyo umwana yicaye, ubundi mu busanzwe umwana agomba kuvuka acuramye cyangwa se yazanye umutwe. Iyo rero igihe cyo kubyara kigeze, inda akagera amezi 9 yaranze gucurama yicaye, nabyo barakubwira ukabagwa, kuko n'ubundi kubyara neza byazamo ibyago byinshi by'uko umwana avuka. Iyo umwana yicaye aravuka ibice byose bikaza, umutwe ukaba wakanga kuza, bityo umwana akaba yapfa ari kuvuka. Ikindi ni igihe umwana yitambitse, icyo twita transverse presentation cyangwa se yitambitse mu nda, ntago acuramye, nta nubwo yazanye ikibuno, ahubwo aritambitse. Urumva ko kubyara neza cyangwa se kubyara anyujije hasi ntabwo byashoboka. Icyo gihe rero nabwo ukorerwa cesarienne. Ikindi ni igihe umwana afite malformation cyangwa se afite ubumuga bwo kugira amazi menshi mu mutwe, cyangwa se afite umutwe munini. Urumva ntabwo umutwe munini cyangwa se umutwe urimo amazi menshi wabasha kunyura hasi. Icyo gihe rero ecography turabibona, twarangiza kubibona tukaguha itariki yo kubyara, bakakubyaza cesarienne, kuko ntabwo umutwe wabasha kunyura hasi. Ikindi ni igihe umutwe w'umwana wanze kumanuka, ujya ku bise bisanzwe, ufite ibise, ibintu byose bimeze neza, ariko ugasanga umutwe w'umwana wanze kumanuka ngo ugere aho ugomba kuvukira. Icyo gihe rero nabwo tugukorera cesarienne, kuko ikintu kenshi na kenshi gikunda kubitera ni urureri rugufi cyangwa se umbilicale, cordon umbilicale ngufi. Bityo rero uwo mwana iyo akomeza kushaka kumanuka akwega ya umbilical cord ntoya cyangwa se ngufi, bishobora kurangira agize distress cyangwa se akananirwa. Bityo rero iyo twabibonye ni byiza ko cyangwa se ni ingenzi kubyara by C-section cyangwa se bakakubaga. Ku mwana rero ndumva ari ibyo ngibyo. Twakomeza ku ngobyi. Ku ngobyi ikintu cya mbere ishobora kuba icyo twita placenta acerata. Ni uburyo ingobyi ifata kuri nyababyeyi ikinjiramo imbere mu nyama muri nyababyeyi. Ubundi mu busanzwe iragenda ikiyomeka ku gace k'inyuma ka nyababyeyi. Iyo ikomeje rero igafata no mu nyama z'imbere, icyo gihe kuyibyaza biragora, ku buryo umwana ashobora kuvuka ariko yo ikanga kuvuka, bakaba banagubaga bagiye gukuramo ingobyi y'umwana. Ubwo rero icyo gihe muri ecography iyo babibonye utarabyara, utarajya ku bise, ibyiza ni ukugukorera cesarienne kugira ngo n'iyo ngobyi babone uko baza kuyikuramo umwana namara kuvuka. Ikindi nicyo twita placenta abruption. Ni igihe ingobyi yomoka mbere y'uko umwana avuka. Ubundi mu busanzwe umwana aravuka, ingobyi komoka umwana amaje kuvuka nta kibazo bitera, ariko umwana aracyari mu nda, ufite ibise cyangwa n'ubifite, ingobyi ukomoka. Icyo gihe yomotse byatungaga umwana cyangwa se oxygene yavaga kuri mama w'umwana igera ku mwana ntabwo ikibasha kumugeraho. Iyo bitabaye byihuse ngo uri kwa muganga cyangwa se uri hafi, bahita bagukorera cesarienne, icyo gihe n'umwana arahagendera ndetse na mama we akaba yahagendera kuko aba ari gutakaza amaraso. Rero iyo tubibonye muri ecography bitararengera, ni urgence, ni ibintu byihutirwa cyane kuhita ujya salle d'ope ugakuramo umwana hakiri kare. Ikindi nicyo twita placenta previa. Narabisobanuye mu biganiro byanjye byabanje, ariko n'ubu reka mbisubiremo kugira ngo n'abashyashya mu bisobanukirwe. Ni uburyo ingobyi yiyomeka cyangwa se iba yometse cyangwa se ipfutse ku nkondo y'umura. Umwana ari mu mura, noneho ingobyi ikagenda igapfuka inkondo y'umura. Urumva iba yabaye obstacle cyangwa se iba yabereye imbogamizi aho umwana azanyura. Iragenda ikitambika aho umwana azanyura. Ishobora kwitambikaho hose cyangwa ikitambikaho agace. Ubwo rero iyo yitambitseho igafunga inzira umwana azanyuramo avuka, urumva ko kubyara ucishije hasi biba bitagishobotse. Rero niyo mpamvu iyo bibonetse kare muri ecography, si urindire bise, ahubwo bakubaga utagiye ku bise. Ikindi ni ukubona isuha cyangwa se amazi umwana arimo yaragabanyutse ku buryo bukabije. Hari ibipimo bikoreshwa muri ecography tubipima tukareba uburyo amazi ahagije cyangwa se niba yaranagabanyutse. Iyo rero dusanze yaragabanyutse cyane, ubyara bakubaze,
kuko ariya mazi afasha mu gihe umwana muri movement, umwana ari kugenda mu mazi mu gihe uri kubise, ndetse akanatuma ibise byiyongera. Ubwo rero iyo nta mazi arimo ibise birabura kandi umwana akananirwa. Niyo mpamvu iyo yagabanyutse ku buryo bukabije ubagwa kugira ngo twirinde ko umwana yananirwa. Ikindi ni icyo twita code prolapse. Code prolapse rero ni uburyo urureri ubundi ukuntu biba bimeze, habanza umura cyangwa se iterisi, hagakurikiraho placenta, ingobyi, hanyuma urureri rukaba rufashe ku mwana rufashe no ku ngobyi. Rero noneho rwa rureri umwana naravuka rugaca ku ruhande rugasohoka imbere y'umutwe w'umwana kandi umwana ataravuka. Ibi ngibi bitera iki? Bitera yuko umwana ashobora kuhaburira ubuzima, kuko igisiyo kijemo ari kubise kirakubita umutwe w'umwana n'amagufwa ya mama we bigakanda rwa rureri rwajemo hagati, umwana akabura oxygene akahatakariza ubuzima. Ibi ngibi biba cyane cyane iyo umubyeyi isuha imenetse. Niyo mpamvu cyane cyane isanga isuha imenetse twihutira kujya kubasuzuma, tuba turi kureba ese urureri ni rwaba rwaje mbere. Isuha imenetse kubera za ngufu isuha imenekana bitabisohora urureri. Niyo mpamvu rero ni emergency obstetric, kubera ko nyine duhita twinjira salle d'ombe kugira ngo turamire umwana. Ikindi rero ni ukubura ibise cyangwa kugira byinshi. Kubura ibise, hari ababyeyi babura ibise indi karenga bakaza tukabaha utunini tw'ibise, rwose nabyo bakabirangiza nabise. Icyo gihe nyine ni ukubagwa nta kindi cyakorwa. Kugira byinshi nabyo hari ibipimo dupimaho ibise, ese bifite ibise bingana iki mu minota 10, ibise biramarira igihe kingana iki, nabyo tuzagenda tubisobanura ku bintu bijyanye n'ibise. Rero ahangaha ababyeyi no gukoresha iriya miti ya kinyarwanda nabo bagira inama ko iriya miti rwose ituma ibise biba byinshi ugasanga ugiye kubaga kandi bari kubyara neza. Rero ntago ari myiza, abayikoreshaga twisubireho. Rero nizere yuko dusobanukiwe neza impamvu zishobora gutuma umubyeyi abyara abazwe, zitari za zindi abantu bose bishyize mu mutwe ngo no matako hatoya umwana yananiwe. Hoya, niba ugiye kwa muganga bagiye kukujyana cesarienne cyangwa se kubagwa, baza muganga ugiye kukubagwa impamvu yakubaze cyangwa se agiye kukubaga, ariko akenshi na kenshi turanabibasobanurira, turabibabwira tukababwira ingaruka zo kubagwa n'impamvu byose. Ariko biranangaza cyane iyo umubyeyi agarutse ngamubaza bakubagiye iki, ati ntago mbizi, ntago babimbwiye, kubera ububabare buba buhari, kubera ibintu mu mutwe biba ari byinshi. Ariko ni ingenzi niba ugiye no gutaha wamaje gutuza worohewe, baza muganga ati nyibutse impamvu bambaze, kugira ngo n'ubutaha n'ingaruka nzajya ngenda nyibwira abandi baganga bazanyakira ku nda zikurikiyeho. Murakoze rero, yari umubyaza Dorcas, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.